abakibyiruka muri iki gihe ndetse n'abandi bari mu myaka y'ubukure biragoye kuba utarumvise izina Barore Cleophas wamamaye mu itangazamakuru cyane cyane televiziyo na radiyo by'u Rwanda. Barore yavutse 1969 avukira mu karere ka Gicumbi mu muryango w'abana 11 akaba ari nawe mfura mu muryango yavukiyemo. Ni umugabo umaze guhamya ibigwi muri uyu mwuga ku buryo usanga hari abawugiyemo kubera we cyangwa bamwigiraho byinshi. Barore usigaye ari umuyobozi mukuru wa RBA yinjiyemo 1995. Icyo gihe yitwaga Orenforo. Yamenyekanye ari umunyamakuru utari inkuru akomerezaho mu biganiro makuru ki cyakunzwe cyane birimo n'ibyo akora bikomeye ajya yakiramo umukuru w'igihugu. Barore avuga ko ubunararibonye abukesha kuba yarize mu kigo cy'abihaye Imana ndetse na kaminuza, dore ko yatangiye kwiga yumva ko azaba umupadiri bikarangira akundanye n'umukobwa waje gutuma ahindura icyerekezo. Kuri ubu akaba yubatse afite umugore n'abana 6. Barore avugaho kandi ibyo atazibagirwa mu mwuga we ari umunsi bamubwira ko azayobora ikiganiro n'umukuru w'igihugu Paul Kagame bwa mbere kuri radiyo na televiziyo Rwanda. Yagize ati, nararyamye ariko nasinzira amasaha make, nagize ubwoba gusa numva ko ari inshingano. Igihe kigeze umuyobozi wanjye yarambazaga ati uri tayari? Numva ubwoba bubaye bwose gusa nkihagararaho ndi tayari. Aramubwira ati ubu rero umenye ko duhagarariye twese kandi uhumure tukuri inyuma. Barore ashima ko akimara gutangira ikiganiro yabikoze neza ndetse n'ikiganiro kikagenda neza, ahanini akaba yarabikesheje ubunararibonye bwe ndetse n'ikipe bafatanyije gutegurana ikiganiro. Barore yaje kuba umushumba muri ADPR, inshingano yahawe 2012 nyuma y'uko yari umusinzi ukomeye nanatinya no kwisengerera udukumi. Agira ati, icyo ngiyemo nyijyamo wese nari umusinzi ukomeye, abo tujyaye mu kabari babaga bazi ko tugiye kunywa bya nyabyo, naranywaga nkanasinda, nari narabaye imbata y'inzoga, no mu bakobwa ninyabyagayo ariko ntabwo nigeze mba imbata y'ubusambanyi. Barore avuga ko nubwo yijandikaga muri ibyo, niyo yageraga mu kazi yagakoraga atiganda kandi mu buhanga n'umurava, ndetse n'ibyo yijanditsemo yaje kwivamo arakizwa. Barore avuga ko igihembo gikomeye cy'umunyamakuru ari uko ababyumva n'abibona bamushimira bikamutera ishema. Ubwo bwamamare bugushaho benshi nko kugurirwa amayoga ndetse no gukundwa n'abakobwa. Mu bundi buzima busanzwe Barore asaba abakiri bato gutekereza ejo hazaza, cyane cyane akebura biyambura ubusa cyangwa bakaririmba indirimbo z'urukozasoni, yibutsa abanyamakuru ko gukora itangazamakuru kinyamwuga kandi urikunze bitanga imigisha n'ibyishimo. Ubu utarakora subscribe ikore dukomeze kubana no mu bindi biganiro bikurikira kuri Mugisha TV.